Tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu ushobora gukora nk'umubyeyi mbere yo gukubita umwana mu gihe yakoze amakosa. Mu by'ukuri ni ingenzi kuzirikana ko ababyeyi ni inshingano zacu zo gufasha abana kwiga ibintu byiza, kwiga ingeso nziza, kwiga ibintu runaka bizamufasha gukora neza igihe biri ngombwa. Rero ikintu cya mbere ni ukumutoza icyo kintu. Ibaze mu gihe akoze iryo kosa, ese koko namwigishije igikwiye? Igihe utakimwigishije, fata umwanya ukimwigisha, umubwire uti mwana wanjye si uko ibintu bikorwa gutya, babigenza gutya. Ikintu cya kabiri, fata umwanya wo kubimwibutsa. Nimba umwana ari gusimbuka mu ntebe kandi ubona aho bikwiriye gusimbuka ari hasi, ukaba waramubwiye ko basimbuka hasi badasimbuka mu ntebe, mwibutsa umubwire uti manuka, ntibibuka ko nakubwiye yuko basimbukira hasi badasimbukira mu ntebe. Bityo nk'uko natwe twese tugenda twiga twibutswa, nta muntu wiga ikintu rimwe ngo ahita agifata, muhe wa mwanya wo kubanza kugifata no kukimetriza. Ikintu cya gatatu ni ukumufasha ko nibura amenya ko hari igihano nyuma y'icyo gihe. Umuganirize, umubwire uti mwana wanjye nakubwiye ngo iki, kandi niba iki kintu ukomeje kugikora nzaguhana. Wenda nibiba ngombwa ari umwana mukuru, munaganire ku gihano uzamuha. Ikintu cya kane ushobora kuba wakora ni ukumushimira igihe yabikoze neza. Byanze bikunze hari igihe akinira hasi, hari igihe akora neza cya kintu wifuza ko akora, wamutoje, wamwibukije. Mushimire, umubwire ko yagikoze neza. Bizatuma amenya ko icyo ngicyo nyine wamushimiye aricyo wifuza yuko yakora. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma, ni uguharanira gutuza mbere yo kumuhana. Mu by'ukuri byanze bikunze hari amarangamutima yacu azamuka iyo umwana akoze ikosa. Ugasanga mu by'ukuri urarakaye, ufite umujinya mwinshi. Ntabwo ari byiza guhana umwana turi muri iyo eta. Ni byiza rero kubanza kugerageza gutuza. Ntabwo kumuhana muri ako kanya biba byihutirwa. Ushobora kumubwira uti iki kintu ukoze singikunze, ndaje tubiganireho. Then ukaba wahitamo noneho igihano gikwiriye ubona kiri bumwigishe isomo wifuza ko ari bwige. Ese kumukubita koko nicyo gihano gikwiriye kiri butume iryo somo ryiga? Nacyo ni ikintu dukwiriye kwibazaho. Wasanga atari cyo kintu kiri bumwigishe, noneho ugashaka cya gihano kindi gishobora kuba cyamufasha kwiga isomo koko wifuza ko yiga. Turabashimiye, nawe utaha.